Muraho, bigenda bite ngo aya mazi asanzwe atanga umuriro w'amashanyarazi, aya mashanyarazi dukoresha mu ngo, mu nganda ndetse n'ahandi. Reka tuvuge ku rugomero rw'amashanyarazi rwa Ntaruka. U Rwanda rufite ingomero nyinshi cyane, harimo Rusumo, Mukungwa, Nyabarongo ndetse n'izindi, kimwe n'urwo tugiye kugarukaho aka kanya rwa Ntaruka. Bahaye ikaze, Ngendahirwa Innocent kuri Hirwa SMTS. Uru rugomero ruherereye mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Burera, hafi y'ibirunga neza ku kiyaga cya Ruhondo ndetse n'icya Burera. Kenshi benshi babyita ibiyaga by'impanga cyangwa se Twin Lakes. Mu Rwanda mu mwaka w'1957 nibwo leta y'abakoloni y'Ababiligi yatangiye kurwubaka kugeza ubwo byageze muri 1959, nyuma y'imyaka 2 yonyine. Mu myaka 2 gusa baba bararwujuje. Igitangaje, intego bari bafite si yo gutanga umuriro ngo abaturage bacane cyangwa se gukoreshwa mu nganda, izi nganda zisanzwe zo gukora ibintu bigiye bitandukanye, ahubwo bari bashaka kuwukoresha mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice bitandukanye by'igihugu. Ikibazo dukwiye kwibaza, batwubatse gute kandi rukora gute? Tugiye kubisobanukirwa. Nk'uko mubizi, imigezi myinshi bituruka mu biyaga, ikiyaga cya Burera haturukaga umugezi witwaga Ntaruka, ari nayo baje kwiterera urugomero. Umugezi barawufunga ngo amazi adakomeza. Iyo umugezi umaze gufungwa, mbese bagafata amazi ku rugero runaka rwifuzwa, bahise bakora itiyo nini cyane irimo metero 463 kugera ku kigega kinini cyane ku mfuruka ya dogere 0.8. Nyuma y'iyo tiyo izwi nka penistroke, bongeraho metero 41.5 ku mfuruka ya dogere 1.2. uko barushagaho kongera begera imfuruka cyangwa se begera aho amazi azaturiza, agakora ibyo bashaka ko bayakoresha, uko niko bagenda bongera dogere cyangwa se bakongera ubuhaname bwa ya tiyo bise penistroke. Byavuye kuri dogere 1.2 kugeza kuri dogere 28.4 ndetse na metero 48, ariko yanganaga kuva kuri izo dogere kugeza kuri izi, kugeza ubwo dogere bazigize 30.3 bikarangira biri kuri metero 51.5. Bamaze kugeza kuri ibyo bipimo mu kongerera imbaraga amazi, imfuruka yabaye dogere 52 ivuye kuri dogere 51.5. ubuhaname buba bwa metero cyangwa se uburebure bwa metero 42 kugeza ku nyubako ibamo amamashini amwe yikaraga agatanga umuriro ku muvuduko wo hejuru nibura inshuro 1000 mu minota, bingana n'inshuro 16.6 mu isegonda rimwe gusa. Umuriro penistroke twavuze haruguru, iyo penistroke yatiyo nini cyane ndende, haba mu kugira diametre nini ndetse no kubikomeye cyane. Iyi penistroke iragenda ikinjira mu inzu igizwe n'amamashini 3 manini. Ikindi kandi iyo penistroke iyo igeze aho ku nzu yigabanyamo ibice 3, kubera ko imanura amazi angana metero kibe 12 mu isegonda. Buri mashini ifata metero kibe enye ku buryo idashobora kurenza ibyo bipimo. Muri ya mashini 3 yose dufite, imwe yinjiza metero kibe enye, n'indi kinjiza metero kibe enye, n'indi nakinjiza metero kibe enye, kugeza bigeze ku mamashini, kuko buri mashini yose iba ifite ibipimo bingana gutyo. Twongeye tuvuge kuri iyo penistroke. Penistroke twavuze ko ifite diametre ya metero 1.8 cyangwa se bisanzwe bizwi mu Kinyarwanda nk'akarambararo ka metero 1.8. Uburebure bwayo ingana na metero 183, ikaba igifite ubuhaname bugiye butandukanye ndetse n'imfuruka zigiye zitandukanye. Hanyuma iyo nzu byinjiramo, iyo nzu yo ikaba ipimwa metero 44.8, 10.4 ku 9.1. ni ukuvuga uburebure bwayo, ubuhagarike ndetse n'ubutambike bwayo ukuntu bigiye bingana. Umuriro ukozwe bitawoherezwa muri taransifo zigiri aho hafi. Uwo muriro ukaba ungana na kilovolte
6.6 ukongerwa kugeza kuri kilovolte 110, ugahabwa ubushobozi ukagenda wongerwa cyangwa se ukagabanwa bitewe n'ibyo bakeneye. Amataransifo agabanya voltage cyangwa se voltage zikaba hagati ya 20 na 30 cyane cyane ku nganda, ndetse na volte 200 zishobora kwiyongera cyangwa se zikajya munsi bitewe n'igiturage bagiye kuboherezamo. Uru rugomero rwagiye rukanwa n'inzego zitandukanye kuko rwagiye ruherekana. Kugeza muri 70 wari urwa Force de l'Auvergne, ari abandi barushinze Ababiligi barwubatse. 75 Sinere Zaire ni muri DRC Congo. 75 Regideso Rwanda. 2009 Electrogaz. 2009 kugeza 2011 Record rwa Esco. 2011 kugeza 2014 byari biri mu maboko ya Ewasa. 2014 kugeza none byari biri mu maboko ya REG cyangwa se Energy cyangwa se Rwanda Energy Group. Ibi tumaze kuvuga muri iki kiganiro cyavuye mu bushakashatsi bwakozwe na Green Growth Solutions Limited mu mwaka wa 2021. Murakoze, ni kwa SMTS.